kuyaza none ndabona akantu ntoraguye ahubwo muranteba kandi karabafasha we n'iki gisoso cyawe amaguru nayo buri ubwiye areba nta aragenda ese ko agenda ni nk'urugendo rw'amasaha cyangwa ni nyuma kumva kwagara amasaha menshi urumva amasaha imwe ari bube tugeze ariko muheruka kuvuga bambwira ko bari aho bameze neza bafite amatsiko nyine yo kutwakira se kakana baherutse kubyara se ara boss se kandi igitenge kokazo mbase niba simeze nk'uwasaze ubundi ntacyo mutaye uramubona utera urabona mumbwire ariko mumbwire nta kintu mutaye sakasaka mureze nta kintu mutaye ibyanjye byose biruzi nta kibazo mfite nicyo utoraguye kati hari ikintu ntoraguye kandi ni amafaranga se mise menya yuko cyaba ari cyane ni faranga kuyaza none ndabona akantu ntoraguye ahubwo muranteba kandi karabafasha we n'iki gisoso cyawe yesu we abo rwose izi bora nagari izanye se kutatwereka ariko fana mbani ega kadogo none hasigaye yarasatse we kadogo izanyuse indaya mbaya ugahangara shobuja ugahangara nyokobuja muri babiri ukatubwira ngo ibi bintu ntabwo bizi ari ibyanyuse bidansi nakabitangiza ukora iki nyamara ndabona dushobora no kukwirukana kuko ndabona ibintu usigaye bamana buri gitondo turagusengera umuntu uba mu rugo ruzi Imana ugahangara kuza kutwereka ibi bintu koko ngiye kureba inyanya ibi bintu ngarutse mbona murasotse ndavuga ati ibi bintu wabana ari boss wanjye bitwaye uzi ko dutunga umusazi tutabizi ubwo ntabwo ibyanyu ibyo bintu twebwe ntaho tujya duhurira nabyo urumva ntaho tujya duhurirana hangeze mutoraguye zahabu musa mutoraguye zahabu ngo mukomeze inzira zanyu ubwo ntabwo ari ibyanyu genda usubire no mu rugo akana ariko kari kubafasha muzijya muri butahire muzijya muri butahire tuza kadogo jya batutega amatwi kuko kumva no gutega amatwi nicyo cyane icyo ntabwo ari umuco urabona ukuntu uje wiruka n'ikinyabupfura gikeya usakuza ibyo ntabwo ari ibintu wakagombye kwereka abantu none njya murarebye ngendeshajwete se ngendeshajwete ariko shere genda umva kadogo asigaye afite utuntu mu mutwe ntazi niba asigaye afite ibirara bagendana ariko kadogo ngo ni mugende ko ndeba nawe umaze kwadukana uburaya kandi iwacu ukazatwigishiriza abana umuco mubi ariko mudorera ibirara mina Nizina rya Yesu kadogo wowe yewe ugomba guca bugufi tukagusengera iyo myuka mibi kakuvamo nsengera ngore kagenda ngaho kunaga ugiye turabisubiramo ugiye namara kare kubafasha kambiwore amakuru ni meza twanyanze ntabwo nakazi kenshi buri muntu wari bizinesi zabaye bizinesi ukibona ataye buri gihe ni akazi bikora ngo ubunaniwe kuko bibaho koko ikibazo nawe akazi wampaye
he? Basi sheri. Yes we. Sawa kabisa. Business yose ni sabacu. nawe muzari kubikora Ndakora. barya ari soko ntari mbi Bacera nuko umuntu anyera abayiturije we ciceceye. Wow. Musi nitubana. Sawa tumeze neza. Urabona ko amaze kugira 10 kandi yaje ari umwana mwiza ariko urabona ko asigaye afite 10 byashoboka ko ashobora kuba afite ibigare bitari byiza bimutunze 10 kandi urabona ko twamusigiye abana ariko shereka nkubwire buriya mbona Kadogo nicyo afite wowe wakagombye umenya ukuntu managing Kadogo we musigarana mu rugo banigiye mu kazi ariko Kadogo iriya nicyo asigaranye yo kuza guhangara kutwereka biriya bintaga tuvuge se ko atabizi arabizi none si yabonaga akwiriye kuza kutwereka biriya rero Kadogo ni ukumuha romari sibyo bwa mbere tukareba niba hari ikintu ahinduraho tukamuha romarike ya kabiri tukareba niba hari icyo ahinduraho ariko ku bwa gatatu je Kadogo ndashaka ko tuzamusezerera ahubwo nubona bigeze ku nshuro ya kabiri uzaba ushaka ukundi twabona undi Kadogo ningera mu rugo ejo nzafata umwanya nicare muganize hanyuma tugire ibintu twumvikanaho ubwire uko agomba kwitwara agomba guhindura imico kuko burya umukozi iyo ubonye afite imico mibi kiba ari ikibazo gikomeye kuko bishobora kugira ingaruka ku bana ndabyitaho rwose n'ikibazo kizaza kuko jewe rwose nimugumya kubona biriya bintu bizi neza hanyuma wowe ntumpa umwanzuro wa kiriya kibazo ngo ngubwo sinzi ni wowe ikibazo kizaba kireba kuko Kadogo ejo yatwangiriza n'abana cyane biba byoroshye yatwangiriza abana biriya mico je ntago nyemeye nibyo burya umukozi mwiza iyo umukozi mwiza burya tuza abana ikinyabupfura connecting imodoka ikabara basi urangiza nayo taye kugura no kuri Kimana kandi kunabikongera kuhatara imodoka ntabwo ko bw'imodoka abaye ikiseka abaye icyo mudakifasha ahubwo ariko ntari nta kintu mutari kanaki nzamusara hepfo hose hari akantu ariko mwamutaye murebe nta kintu sero ni kofi yake kanaki bose ntacyo umukobwa asigaye ndetse ku bisusu cya president ndetse birakure ujya tube tubiretse twisubirire muri bya bindi bya bene wacu nari ndimo nkubaza ukuntu abana babo bameze na kakana baherutse kubyara niba kameze neza mwaraganiriye wumva bakubwira ko kameze neza twaraganiriye bambwira ko umwana ameze neza n'umubyeyi yose ukuntu yabyibushye ubu yarabyibushye cyane ntabwo wamenya ko ari umva rero tukwiriye kuzoroganiza ukuntu tujya kubasura tukabashyira n'akantu ko kubashimisha umubyeyi aba akwiriye n'igikoma urumva ko ukwiriye koroganiza uburyo tujya gusura umubyeyi mugenzi wawe sibyo igikorwa cyagifite ku bisusu igikobwa ntabwo aricyo kikureba hari ibindi byari bikuzana ese wari uzanye n'iki kibo hari akantu nyine mutaye kandi ndabona kabafasha ni agakise kandi mbonye nyine muri kumwe ndavuga ati ubu ngubu wabona ari akanya mutaye twigende ubundi abantu nk'aba barasase umva se ikise kandi buretse ariko mwebwe barabure ufite ikihe kibazo ntabwo muri bukenere kujya muri gobyori gobyori se ni ibikise kandi hano muri gobyori mukatakata muri gobyori ku mugoroba